hari uburyo imitsina byacu biteye. Hari umuntu w'umugabo ufite igitsina gitoya, hakaba umugore wigira igitsina cye kinini. Urumva aho ngaho bahuye risike zo kwandura se imyaka yo kwandura iba ari mikeya, ariko si ukubonana gusa, hakiyongeraho ububobere wa mugore afite. Iyo afite ububobere bwinshi byorohera wa muntu kwinjira iyo ngiyo ibwota amasimbi gusa. Natwe riraza rikatugeraho, niyo mpamvu izo za YouTube, izo za WhatsApp, izo za internet zigenda ziza, noneho bigatuma bareba ibintu byinshi bitandukanye. Rimwe na rimwe usanga abana bacu babireba twebwe tutanazi ko ibyo bintu babizi. Ujya no kubaza umwana ugasanga arakurusha ubumenyi ku bintu byinshi biri aho ngaho. Nkuko twabivuze, haje ibintu, hari ibintu ujya wumva ngo by'abatinganye. Yego, ibyo ni ibintu nabyo umuntu yanduramo virusi itera sida. Ikibazo usanga kiri n'ubundi ku rubyiruko cyane cyane, si n'urubyiruko gusa n'abantu bakureka tubavugeho, ni bose. Ugasanga umuntu uti wari umuntu wanyandikiye mu kanya arambwira ati ariko ngiye maze igihe kinini sambana n'umuntu cyangwa se akora imibonano mpuzabitsina n'umuntu urwaye sida, ni umugabo, arambwira ati sinigeze nandura, ati shobora kuba mfite amaraso atandura. Nagira ngo dusobanurire se hari abantu bashobora kuba bafite amaraso atandura sida, bimeze bite? Murakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Kuko uretse n'ibyo uvuga, hari n'umuntu uhubwo ati sida yanjye ntabwo yandura. Bwa sida bugera kuri bubiri, n'igihe bigeze kubeshya ngo niba ari za Uganda ngo habonetse ubwoko bwa gatatu, wenda byanashoboka. Ariko kugeza ubu hari virusi nimero ya mbere na virusi nimero ya kabiri, zo zirahari. Virusi nimero ya mbere rero ari nayo abantu bahuye nayo nk'abantu bagifite agaciro n'akamaro muri sosiyete yacu. Uti kubera iki? Kugeza amagingo ya virusi itera sida kuyandura, ubu ngubu sida yisha umuntu wirangayeho. Yes, reka twongere kubasuhuza cyane kandi twifurize ibihe byiza, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze bibe muri mwe ndetse n'imiryango yanyu yose ahantu iherereye. Reka dusuhuze abanyarwanda bose mu rusange, abari muri Afurika bose, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abatarwumva, nabo turabasuhuje. Reka twongere gusuhuza cyane n'abari rwota amasimbi ku mugabane w'Uburayi, mwese tubifurije ibihe byiza. Hanyuma ndagira ngo uze kunyarukira hirya gato hano hari ibara ry'umutuku, kandi subscribe, ukore like ndetse na comment kugira ngo uze gusharinga ibiganiro byacu, kandi nabwo biraza kuba byiza wabashe kumva byinshi bitandukanye. Nitwa Paul Misigaro, umunsi ndaganira na muganga bakwita nitwa Muvunyi Jean Dodier. Nkuko mubibona rero, ndi umuganga nkuko mubona mu mwambaro w'akazi, ndi umuganga. Ubwo rero nkaba mbahaye ikaze hano mu rugo. Yego, urakoze kuduha ikaze hano mu rugo. Twifuje kuba twaganira nawe kugira ngo utubwire ubuzima bwa muntu bugenda gute, cyangwa se uburwayi buri kugenda bugaragara cyane mu bantu. Hari abazi ngo ibyorezo bimwe na bimwe byagiye bicika, ariko mu by'ukuri dushaka kumenya se biriho cyangwa se byaracitse, abantu bamenye n'uburyo bashobora kuba bakwirinda. Okay, murakoze cyane. Nkuko rero mubikomojeho, uyu munsi nari nagennye ko tuganira ku ndwara ya sida cyangwa se ubwandu bw'agakoko ka sida. Yego, kuko bigaragara ko muri iyi minsi abantu basa nk'abadohotseho gatoya, ibiganiro bigenda biba bikeya, nyamara ubwandu buracyashobora kugaragara kugeza kuri uyu mwanya. Buracyashobora kuba bwagaragara. Hari benshi rero usanga bibereye mu kwinezeza cyangwa se bari muri byinshi bitandukanye, ariko ntibibuke neza yuko iki cyorezo cya sida gishobora kuba kigihari. Byiza cyane, ikibazo cyiza cyane. Nkuko twabikomojeho muri aka kanya, birababaje cyane kubona ugenda ukabaza umwana w'urubyiruko, abantu bakuru, ugasanga umuntu ntashobora gusobanura sida icyo ari cyo. Yego, munyihanganire. Yego, nta kibazo. Mu by'ukuri iyo ndwara iri mu nyuguti enye. Yego, ziriya nyuguti enye hafite ikindi zisobanura ikintu kirekire cyane. Yego, buri nyuguti ifite ikintu ishaka kuvuga. Yego, ni mu ndimi z'amahanga. Sida ni mu mpine mu ndimi z'amahanga. Yego, iriya nyuguti ibanza ya sa nk'uko bavuga sida, mu gifaransa ivuga syndrome. Ariko iyo tuganishije mu rurimi rwacu cyangwa se mu magambo yabugenewe yo kwa muganga, Yego, syndrome undi ivuga uruhurirane rw'ibimenyetso. Okay, iriya nyuguti ikurikiyeho ya i ivuga imino. Bituruka ku ijambo immunity.
bituruka ku ijambo iminite. Iminite rero noneho mu kinyarwanda cy'iwacu ni ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Umubiri wacu ufite ubudahangarwa bwo kwirwanaho, ifite uburyo wirwanaho urwanya izo ndwara zigenda ziza, irwanya indwara izo arizo zose n'izindi mikorobe zinjira mu mubiri wacu. Iriya nyuguti ya da ivuga deficience. Deficience mu rurimi rwacu ivuga ni ukunanirwa, ugucika intege kwabwa budahangarwa. Ndetse n'iya nyuguti ihera ya a ivuga akize, bituruka ku nshinga y'igifaransa yitwa akeriri, bivuge ikintu cyaje kikivanga mu buzima bwawe ariko muri gahunda kitari kirimo. Uyu munsi rero mu magambo arambuye mu gifaransa bavuga ko SIDA ari syndrome d'immunodeficience acquise. Mu kinyarwanda tukavuga ko ari uruhurirane rw'ibimenyetso bigaragara ku mubiri w'umuntu igihe ubwirinzi kamere bwashegeshwe na virusi itera SIDA yinjiye mu mubiri wacu. Ndumva ari uko nabibasobanurira mu kinyarwanda, ubwo ibindi tugenda tubivugaho. Yego, nibyo. Urabona hari urubyiruko ni benshi cyane, abatari mu mashuri ndetse n'abari mu mashuri bakiga mu mashuri abanza ndetse za segonderi na kaminuza. Benshi ubwirinzi bwari bubuze, ntabwo bari kwita mu kuba bareba ese iki cyorezo cyarakize cyangwa se kiracyahari. Nibyo twari twakubajije mbere, ndagira ngo udusobanurire. Icyorezo kiracyahari, nubwo ntari n'Imana, nta nubwo nava ko ari naho giteganya kujya. Yego. Aha ni icyorezo cyandurira ni henshi. Dushobora kuyoka tuba tuti ese icyo cyorezo cya SIDA, iyo virusi itera SIDA yinjira mu mubiri gute? Hari uburyo bwinshi, hari inzira nyinshi. Ariko kugira ngo yinjire mu mubiri, buryo umubiri wacu umeze nk'uruganda, ariko ni uruganda rufite ibice byinshi. Yego. Ariko hari ibintu biyorohereza kwinjira mu mubiri. Nk'umubiri wacu ufite ibice by'umubiri twita amatembabuzi. Ni ukuvuga ibintu bice byo mu mubiri wacu ariko bifite ishusho y'amazi. Yego. Muri ibyo ni byinshi, ariko harimo iby'ingenzi dushobora gusangamo ubwiganze bwa virusi itera SIDA, ari nabyo dusanga muri za nzira tuza kuvuga SIDA yinjiriramo, biba byagiye bibigiramo uruhare. Mu matembabuzi rero twavuga nk'amacandwe. Niyo mpamvu twakwakendagira ngo tuge umwanya urambuye ntaguciye mu ijambo, usobanurira abantu buri kimwe cyose. Murakoze cyane. Reka mbere kuri amatembabuzi tuvuga, ndahera ku matembabuzi yo mu mubiri wacu, ariko nyavuge muri rusange ko nze kugaragaza cyane cyane agira uruhare muri kwa kwandura virusi itera SIDA. Mu matembabuzi twavuga amacandwe, twavuga amarira, twavuga ibimyira, twavuga ibyuya tubira, twavuga amaraso, twavuga inkari, twavuga hari ububobere bwo mu nda ibyara y'umugore, hari amasohoro y'umugabo. Ni amatembabuzi ni menshi cyane, ndetse n'amashereka ntabwo twayirengagiza. Ariko muri yose ko tuyarondoye, siko yose aba afite ubwiganze bwa virusi ku rwego yakwanduza umuntu. Muri yo rero amwe y'ingenzi nk'amaraso, amashereka, ububobere bwo mu nda ibyara y'umugore ndetse n'amasohoro, niyo matembabuzi y'ingenzi dusanga mu bwiganze ku rwego rwo hejuru cyangwa se ku gipimo kirenze cya virusi itera SIDA, ari nayo mu nzira zose duzasanga yagizemo uruhare kugira ngo ya virusi itera SIDA yinjire mu mubiri. Ndetse nyuma hagati aho, kugira ngo amatembabuzi anabigereho, bikanasaba ko abona inzira nanone agomba kunyuzwamo kugira ngo iyo virusi yinjire mu mubiri. Mu buryo twandura virusi itera SIDA cyangwa se uburyo umuntu ashobora kwandura virusi itera SIDA, uburyo bwa mbere bufite ijanisha cyangwa se ikigero cyo hejuru, turavuga imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari ibonetse yose. Imibonano mpuzabitsina ibaye hagati y'abantu babiri, umwe muri bo cyangwa bose, ndavuga cyangwa bose, bakaba bafite ubwandu bw'agakoko gatera SIDA. Imibonano mpuzabitsina ikaba nta gakingirizo kakoreshejwe cyangwa se kanakoreshwa kagakoreshwa nabi. Ibyo turaza kubisubiramo. Ubwo buryo umuntu ashobora kwanduramo virusi itera SIDA, cyangwa se nkurikije aho navuze abantu babiri babana n'ubwandu, mushobora kumva ati abantu babiri ko babana n'ubwandu bakongera kwandura gute? Hari icyo twita kwiyongerera ubwandu, icyo gihe tuzabisubiramo mu biganiro biri imbere. No kuba ushobora kubyara umwana, bakabyara umwana ntiyandure. Urakoze cyane, aho niho nari ndi kwerekeza. Yego.
hari umubyeyi utwite ashobora kwanduza umwana amutwite, amubyara cyangwa amwonsa. Aho naho nubwo tuzabisubiramo, ariko hari inzira nyinshi cyangwa se uburyo bwinshi tuzasanga umuntu ashobora kwandura muri izo nzira, kuko ntabwo ari akantu gapfa kuza gutyo, ni ibintu biba bifite inzira byanyuzemo kandi ushobora gusobanura umuntu akabyumva, ndetse ukamuha n'inzira runaka kugira ngo azashobore kubyirinda. Uburyo bwa gatatu rero ni hari ibyuma bikomeretsa. Iyo tuvuze ibyuma bikomeretsa twatanga ingero nyinshi zitandukanye, ariko icy'ingenzi twaherako ni bino byuma dushobora kuba dukoresha mu ngo zacu. Hari inzembe dukoresha duca inzara, kwa magendu byaragabanutse, ariko naho biracyabaho, uracyabona abantu bamwe na bamwe kumva ukabona umuntu baramurasaze. Hari inshinge zo kwa magendu, umuntu ashobora gukora impanuka mu modoka, umuntu yakomereka akigaragura mu maraso umuntu ubana n'ubwandu. Icyo gihe bya bikomere byahuye n'amaraso umuntu wanduye, nta kindi kintu kikurikiraho uretse kuba za virusi zibonye inzira zinjiramo zikajya mu mubiri w'umuntu. Ubwo buryo rero uko ari butatu nibwo buryo bw'ingenzi umuntu ashobora kwanduramo virusi itera SIDA, kandi ni uburyo twese dushobora gutekerezaho ndetse tugashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abandi bose batwumva ahangaha gufata ingamba no kugira ngo dushobore gukumira icyo cyorezo. Murakoze. Muri ubwo buryo ariko ndagira ngo wenda dusubiye inyuma ho gatoya, ese umuntu ashobora kuba yakwandura cyane muri buriya butembabuzi bagiye utubwira hatabayeho gukomereka? Aho niho nagira ngo twerekeze noneho rero. Nibwo navugaga ya matembabuzi, navuze ko amatembabuzi adapfa kwinjira mu mubiri gusa. Yego. Ahubwo abakeneye idirishya cyangwa se umuryango yinjiriramo. Yego. Umuryango yinjiriramo rero buri gihe ni ibikomere. Ibikomere. Ndetse niyo mibonano mpuzabitsina tuvuga, uko umubiri ukubana n'undi muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina, haza udukomere, mu gifaransa bavuga les micro-lésions. Ni ibikomere tutagaragara n'amaso yacu, ariko byanze bikunze birahaba. Yego. Kera hari ibintu twajyaga tugera tukiri abana, sinzi mwebwe muri iki gihe bigikunda kubaho, umuntu yaragushuka agatereka nkugurikiriza inuma, agafata agatoki kagakuba ku mubiri wawe, agakuba hakaza gushyuha, ugashiduka uruhu rwomotse. Muri byo rero dushaka kubereka ko no muri cya gihe ya mibiri yacu yikubana, muri cya gihe winjira usohoka muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina, rimwe na rimwe hari igihe bitewe n'uburyo imibonano yakozwe n'uburyo yateguwe, hashobora kuzamo gukomereka, cyangwa se hakazamo n'ubwo buryo umuntu ashobora kugira ku gahuka kakazamo, kuko ni umubiri uri gukuba ku wundi. Yego. Hashobora kuba harimo ububobere bukeya, hashobora kuba hari imibonano yabaye ku gahato, hashobora kuba hari imibonano itateguwe neza. Ibyo byose bishobora kugira uruhare kugira ngo twadukomere tube twagaragara. Icyo gihe rero ari ya masohoro y'umugabo naza kurangirizamo muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina, aranduza wa mudamu. Cyangwa se nawe mugabo nuza gukomereka kuri cya gitsina cyawe, bwa bubobere bwo mu nda ibyara y'umugore muri kugirana iyo mibonano, nawe arakwanduza. Ariko buri gihe za virusi zikinjira hehe? Muri twa dukomere nababwiye, dushobora kuba ari duto cyane tutagaragara n'amaso yacu, ari twita micro-lésions, cyangwa se akaba ari n'ibikomere binini bisanzwe bigaragara. Hari n'ikindi tutakwirengagiza, hari n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina, usanga rimwe na rimwe zigenda zitera ibikomere mu myanya ndangagitsina. Izo zo ni inzira simusiga yorohereza virusi ya SIDA kwinjira mu mubiri, kuko ibikomere biba byarangije kuba bihari na mbere y'uko iyo mibonano iba. Ikiba gikenewe gusa nuko iyo virusi ihagera, kandi igihe cyose umuntu abana n'ubwo bwandu, nababwiye ko mu masohoro y'umugabo virusi ziba zirimo ku bwinshi, ndetse no muri ubwo bubobere bwo mu nda ibyara y'umugore virusi ziba zirimo. N'ubwo buryo rero muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina umuntu ashobora kwanduza undi, kandi cyangwa se akaniyongera ubwandu igihe yari asanzwe afite ubwandu, akaba yafata n'ubundi bwoko bwa virusi itera SIDA. Yego. Muganga tukiri aho, ese infection ku bagabo cyangwa se infection ku bagore, reka tuvuge cyane cyane urubyiruko, infection ku basore cyangwa se abakobwa bishobora kwinjiza no kuba barwara na SIDA? Cyane buriya ziriya ndwara zigaragara cyane muri ya myanya dukunda kwita imyanya y'ibanga, ndumva ari ryo
terime muri za ndimi z'amahanga dukunda gukoresha, yego, imyanya y'ibanga. Ni imyanya y'ibanga kuko ni ahantu duhora duhishe, tugerageza guhora twitwararitseho, ariko hari ahantu nk'uko duhora tuhahishe ni nako haba hakagombye no kurindwa. yego. Uyu munsi rero ziriya ndwara ziri kugenda ziyongera. Idatera ibikomere cyangwa se ibisebe muri iriya myanya, itera uburyaryate. Kandi uko wishima, inzara ntabwo ari ipamba, inzara ni ikintu gishobora kugukomeretsa. Yes. Nihakurya ugashima, harakomereka cyane ko nko ku bagore ni urugero. Ubona ko ari ahantu hahora hahehereye, habobereye. Gushimamo rero n'intoki n'inzara zacu bituma hashizamo ibisebe byanze bikunze. Bikazorohereza rero muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina, cyangwa se igihe cyose hari mikorobe ya virusi itera SIDA ishoboye kuhagera, bikazabera umuryango wo kwinjiramo yihuta cyane ku buryo bworoshye. Bishaka kuvuga ngo mu yandi magambo cyangwa se uko mu kazi kacu dukunda kubivuga, hari isano ryihariye riri hagati y'ubwandu bw'agakoko ka SIDA ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ayo masano rero akaba ari aya ngaya akurikira. Uburyo izo ndwara zandura ni bumwe, ni mu mibonano mpuzabitsina. Yego. Ndetse zimwe muri izo ndwara zitera ibikomere mu myanya ndangagitsina, ku buryo ibyo bikomere bizahita bibera idirishya cyangwa se umuryango virusi itera SIDA igihe cyose yahageze. Ikindi cya gatatu twakwirengagiza nuko nk'uko uburyo zandura ari bumwe ari izo ndwara na SIDA, ni nako uburyo bwo kuzirinda ari bumwe. Murakoze. Yego. Nibyo, hari uburyo usanga urubyiruko cyane cyane bakunze kwinjira muri ibintu byo gukora imibonano mpuzabitsina, cyane cyane ugasanga ntabwo bagitekereza cyane kuri iki cyorezo, ariko sinzi niba ari cyo babasobanuriraho, kuko usanga akenshi bagira bati ese turamutse dukoze iki gikorwa runaka, wenda mfite uburwayi njye nawe ufite, birashoboka cyane ko nashobora kwandura. Barakagira bati kwandura SIDA, bakavana ni imyaku. Urababwira iki? Okay, icyo kibazo ni cyiza cyane. Hari imvugo abantu bamaze iminsi barihangishijeho mu minsi yashize. Bamwe bakavuga ngo SIDA ni agisida mu zindi, ariko SIDA irahari. SIDA irahari, n'ubu irakica abantu. SIDA irahari ku buryo n'igihugu ubwacyo gishoramo amafaranga menshi kugira ngo gishobore kurinda abaturage bacyo. Nkaba ntanarenga ahangaha ntongeye gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika imbaraga akoresha kugira ngo ashobore kwita ku baturage be. Yego. Ukurikije uburyo imiti yagiye igera muri iki gihugu igabanya ubukana bwa SIDA, ubu tukaba tuyifashisha ndetse no mu gufasha ba bantu bakeka ko banduye, ariko mu gihe gito mbere y'amasaha 72 bishoboka ko umuntu yafata imiti ikamufasha mu byo twita prophylaxis post exposition, ubwo n'ubwirinzi nyuma yo guhura n'ikibazo. Yego. Ibyo byose rero habayemo imbaraga nyinshi, nyamara cyane cyane ziturutse kuri leta y'u Rwanda ihagarariwe na nyakubahwa Perezida wacu. Uyu munsi rero SIDA ni ikibazo gikomeye, ndetse inugarije cyane urubyiruko. Kuko ugenda ureba n'amajanisha yaba y'ubwandu bugenda bugaragara, usanga ko urubyiruko ruri mu myanya ya mbere y'abantu bacyandura virusi itera SIDA. Akariyo mpamvu rero twanifuje ko iki kiganiro tukigira kugira ngo abantu bose bashobora kureba televiziyo Ijabo Ryacu bashobore kongera kuhugurwa cyangwa se babone inyigisho zihagije ku birebana n'icyo cyorezo, ndetse tunagira uruhare mu gufasha sosiyete y'u Rwanda cyangwa se mu gufasha abanyarwanda n'urubyiruko rwacu by'umwihariko rwo Rwanda rw'ejo, basobanukirwe kandi tugira igihugu cyiza kirimo virusi itera SIDA nkeya, bityo bashobora ejo gutanga umusanzu wabo igihugu kibategerejeho bafite ubuzima bwiza. Yego muganga, hanyuma aho abantu bamaze kumenyera ko virusi itera SIDA yandurira mu mibonano mpuzabitsina, abenshi cyane cyane urubyiruko basa nkaho bahinduye imigendere, haba mu Rwanda cyangwa se no hakurya yarwo. Ugasanga rimwe na rimwe harabona aho numva baganira ko batagikora imibonano mpuzabitsina, ugasanga barareba bya mateleviziyo, YouTube,
interinete gutya bakareba uburyo babikoramo abo hanze, ariko noneho yajya kwipimisha ugasanga n'ubundi yaranduye kandi atarigeze akora imibonano mpuzabitsina. Ubundi buryo butuma umuntu yandura virusi itera sida wenda iciye mu ntoki ni ubuhe buryo, cyangwa se no mu kanwa umuntu ashobora kwandura biciye mu zihe nzira mu gihe atakoze imibonano mpuzabitsina? Murakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza. Murabona hari uko iterambere rigenda riza, ntabwo rihera iyo ngibwo tamasimbi gusa, natwe riraza rikatugeraho. Niyo mpamvu izo za YouTube, izo za WhatsApp, izo za internet zigenda ziza, noneho bigatuma bareba ibintu byinshi bitandukanye. Rimwe na rimwe usanga abana bacu babireba, twebwe tutanazi ko ibyo bintu babizi. Ujya no kubaza umwana ugasanga arakurusha ubumenyi ku bintu byinshi biri aho ngaho. Nk'uko twabivuze, haje ibintu, hari ibintu ujya wumva ngo by'abatinganyi. Yego, ibyo ni ibintu nabyo umuntu yanduriramo virusi itera sida, kandi si imibonano mpuzabitsina iba yabaye nk'uko tubivuga. Hakazamo bya bintu byo gutizanya inzembe, hari ibiyobyabwenge, kwitera inshinge, kandi ugasanga izo nshinge barazisangira. Hari ibi bintu bijya biza ku ntoki zacu by'ibikomere bitandukanye, ngo insamba abakecuru n'iki duhora tugira muri cyagihe rero cyo gushaka kwiha umunezero, kandi wenda iyo mibonano utayikoze, twadukomere twose igihe cyose wadukoresha mu myandangagitsina ya mugenzi wawe, bwa bubobere bwaho igihe ufite bya twadukomere, dushobora kwandura ya virusi utanarinze ukora iyo mibonano, kuko wakoresheje za ntoki ziriho ibikomere. Anyama ari kujyana muri za nzira zirimo ya matembabuzi arimo virusi itera sida. Hakaza kuza n'ibyo biyobyabwenge duhora tuvuga. Hari abantu bitera inshinge, bahora batizanya, bitera ibiyobyabwenge. Niba ngo utije urushinge naranduye iki, ejo uzashiduka nawe wanduye muri izo nzira. Ubwo rero niyo mpamvu ngira ngo ubwandu bwo ka sida ntago ari imibonano gusa ishobora kwanduramo uko twahoze tubivuga, ahubwo niyo mpamvu twifuza ko ibiganiro nk'ibi bigera ku bantu benshi, tukanabashishikariza kubikurikirana, kugira ngo ari umubyeyi ubyumva yicare hasi yongere ahugura abana batashoboye kugera ku ijabo ryacu. N'ubundi tugikomeje, urabona hari ikibazo usanga kiri n'ubundi ku rubyiruko cyane cyane, si n'urubyiruko gusa, n'abantu bakureka tubavugeho ni bose. Ugasanga umuntu hari umuntu wanyandikiye mu kanya arambwira ati ariko ngiye maze igihe kinini sambana n'umuntu, cyangwa se akora imibonano mpuzabitsina n'umuntu urwaye sida, ni umugabo. Arambwira ati jye sinigeze nandura, ati shobora kuba mfite amaraso atandura. Nagira ngo dusobanurire, se hari abantu bashobora kuba bafite amaraso atandura sida, bimeze bite? Murakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza, kuko uretse n'ibyo uvuga, hari n'umuntu uhubwira ati jye sida yanjye ntabwo yandura. Ati abantu bose twaryamanye nta n'umwe ndanduza. Ibyo ni ibintu abantu bakunda kwibeshyaho. Gusa bijya bibaho ko hari abantu bashobora kubana igihe kirekire bakora iyo mibonano nta n'agakingirizo bakoresha, umwe yaranduye undi ataranduye, ariko ntibivuga ko bizahora gutyo. Gusa kugira ngo rero umuntu yandure virusi itera sida ku birebana n'imibonano mpuzabitsina, ubundi abashakashatsi bavuze ko mu mibonano mpuzabitsina 10 ibaye, umubonano umwe niwo ushobora kukwanduza. Yego, ariko sinzi ngo ni uwakangahe. Ubwo biterwa n'uko yateguwe n'izindi mpamvu tuza kuvuga. Sinzi niba ari umubonano wa mbere, niba ari uwa mbere uzakwanduza, ubwo ugitangira imibonano uhita wandura. Niba ari uwa nyuma, ushobora gukora imibonano 10 ukandura ku mubonano wa 10. Ariko ntabwo ukoze imibonano ariko ushobora guhita wandura. None ibyo wakomojeho by'abantu batandura sida, hari ubundi mu mubiri wacu ufite ibice byinshi nk'uko twavuze ubwirinzi. Hari abantu mu mubiri wacu bagira mu maraso uturemangingo cyangwa se abasirikare batariho akantu kitwa recepteur viral. Ni ikintu gishobora kwakira virusi ngo kigire inshuti. Aho karemangingo ku muntu ufite ayo maraso arimo ako kantu, badafitemo iyo recepteur viral cyangwa se badafitemo ako karemangingo katafite ako kantu gashobora guhita kihuza na virusi ako kanya. Uretse imashini twe ntago kwamureba n'icyo cyangwa ngo ujye kwa muganga hasanzwe ngo bapfe kubipima. Ariko abo bantu babaho bakaba ari bakeya, ariko uko ukora imibonano mpuzabitsina za virusi zikinjira zigakomanga ntizakirwe,
birangira nk'uko nababwiye tugitangira ko umubiri wacu ari uruganda, birangira za komande zikozwe ndetse na ya recepteur virale ugasanga umubiri warayikoze kuko virusi zihoramo zikomanga ziyishaka. Yego. Iyo ikozwe ni handi ushaka gusanga umuntu nyuma y'imyaka 5 yabanaga n'umuntu ataranduye, ku mwaka wa 6 umuntu ugasanga yagize gute, yaranduye. Mu mibonano mpuzabitsina rero muri rusange nkuko nawe kuko ikoze atari ko wandura, hari uburyo bwinshi imibonano mpuzabitsina ikorwa ikaba yakwanduza cyangwa se ntikwanduze. Ibintu bishobora kugira uruhare runini cya mbere, hari uburyo imitsina byacu biteye. Hari umuntu w'umugabo ufite igitsina gitoya, hakaba umugore wigira igitsina cye kinini. Urumva aho ngaho bahuye risike zo kwandura se imyaka yo kwandura iba ari mikeya, ariko si ukubonana gusa, hakiyongeraho ububobere wa mugore afite. Iyo afite ububobere bwinshi byorohera wa muntu kwinjira imibiri idakubanye cyane, bikagabanya za risike zo kugira ngo twadukomere duto tuzamo dushobore kugaragaramo. Yego. Bityo nanone bikagabanya ya myaka yo ko umuntu yagira gute, yakwandura. Hakazamo n'uburyo imibonano yacu twayiteguye. Iyo ufatiranye umuntu tudukora imibonano mpuzabitsina n'undi agafata umwanya uhagije akamubwira amagambo meza, akamukabakaba bimwe imibonano mpuzabitsina ubundi yakagombye gutegurwa, bigatuma na wa mugore ajya muri mundi cyangwa muri gahunda yo gukora imibonano, bimwongerera ubushake ndetse n'ububobere, bigatuma ya mibonano neza kugenda neza, twadukomere ntituzemo, bityo n'imibonano ntize kuba yakwanduza. Bishatse kuvuga ngo uburyo imibonano twayiteguye bishobora kugira uruhare mu kuba umuntu yakwandura cyangwa ntiyandure. Uburyo imibonano twayikoze bishobora kugira uruhare kurya twakwandura cyangwa se ntitwandure. Ndaguha urugero ku muntu dukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu afashe ku ngufu, ntabwo yabishakaga, ni ukubikora bahatana, ndetse urajya kwinjira wenda bijye ukubite ku ruhande, ujye ku ruhande mukubana mugira ute, byongere ya myaka yo kugira byabikomere. Ibyo byose rero bigira uruhare mu kuba umuntu yakwandura virusi itera SIDA. Ariko muri cya gihe imibonano yateguwe neza, ushobora kumara igihe runaka utarandura, ariko ntabwo ari eternel nk'uko abazungu babivuga. Bishobora kuzageraho umuntu akagira gute bikarangira yanduye, ariko bidakuraho uyu munsi ya makupure cyangwa se za nshuti z'abantu babana umwaka 1, 2, 3, 5, umwe yaranduye undi utaranduye, tukishobora kubabona. Hakaba rero n'aba bantu banabana gutyo, umwe afata imiti anayifata neza, bityo ugasanga ubwinshi bwa virusi afite mu mubiri ni buke cyane, ku buryo kwandura nanone biba bikiri ku kigero cyo hasi. Ese muganga, SIDA yaba ifite itandukaniro? Yaba iri ibice? Wenda hari benshi bumva ko ari SIDA wenda ifite ubukana buri hasi, indi ifite ubukana buri hejuru. Kugeza amagingo aya hari ubwoko bwa SIDA bugera kuri 2, n'igihe bigeze kubeshya ngo niba ari za Uganda ngo habonetse ubwoko bwa 3, wenda byanashoboka, ariko kugeza hari virusi nimero ya mbere na virusi nimero ya 2 zo zirahari. Virusi nimero ya mbere rero ari nayo yiganje muri ibihugu dutuyemo bihugu biri muri Afrika hepfo y'ubutayu bwa Sahara. Ni nayo yandura cyane, ni nayo igira ubukana cyane kurusha iyo ngiyo ya 2. Bishaka kuvuga ngo nshobora kuba ndwaye ya mbere, ejo twabona nawe nkahita nkwanduza virusi ya 2. None izo virusi nazo nkuko nababwiye, hakaba na wa muntu wafashe ku miti igabanya ubukana akayifata nabi, akagira icyo twita resistance, donc ya miti ntishobora kugira ikintu ukora kuri ya virusi bitewe nuko yafashe imiti nabi. Akaba afite virusi nanone zifite ubukana kubera iki, zahuye n'imiti, ariko zishobora kugira ubushobozi bwo kuba zayiganza imiti ikaba idakikoraho. Izo virusi iyo zinjiye mu mubiri ziba zitandukanye na virusi isanzwe iyo yinjiye mu mubiri wacu, bityo rero bikanongerera wa muntu ibyago byo kuba yarushaho kuzahara igihe cyose yahuye n'izo virusi uko zigiye zitandukanye. Yego, nibyo. Hari mwene twandikira ariko shatse no guseka, yaragize ati ese iyi virusi nomero ya 2 umuntu ashobora kunywa imiti akayinywa neza igihe kikagira gacogora wenda ikaba yagenda? Kugira amagingo aya nkuko duhora tubiririmba, virusi itera SIDA cyangwa se ubwandu bw'agakoko ka SIDA nta muti nta n'urukingo. Urakoze cyane, ni icyo gisubizo. Noneho tukiri aha ngaha ndagira ngo tubwire cyangwa se dusoza tugiye ikintu tubwira aho urubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuru benshi wenda bajya
bakomeza kwibeshya. Hari uwitwa Sofia ngo ari mu karere ka Ngororero, yandikiye message arambwira ntariko yatangiye ati ndi mu marira n'agahinda, ati kera ati yashize imyaka igera mu 8 ngo nigaga segonderi, nari nyumvisemo ko jewe shobora kuba numva ko naho kugira ngo ntwarinda ahubwo natwara sida. Ubwo naje kwisanga n'ubundi rero ntwaye sida, ati ubundi mu gahinda keshi niyo nza kwibyarira umwana ngasigana ubuzima nta kibazo. Ndagira ngo wenda ugire icyo ubwira abantu bafite imitekerereze nk'ibi ngibi. Murakoze, umpajije ikibazo cyiza cyane. Koko kwandura virusi cyangwa kwandura sida ni ikibazo gikomeye ndetse kinahangayikishije abantu kugeza amagingo aya. Yego. Ariko burya sida kugeza amagingo aya, nk'uko dushishikariza abantu kuyirinda, ariko tunashishikariza abantu gufata abantu bahuye nayo nk'abantu bagifite agaciro n'akamaro muri sosiyete yacu. Uti kubera iki? Kugeza amagingo ya virusi itera sida kuyandura, ubu ngubu sida yishe umuntu wirangayeho. Yego. Imiti igabanya ubukana irahari kandi itangirwa ubuntu. Iyo ufite ibigutunga ubundi ukagira discipline mu buzima bwawe, virusi itera sida mushobora kubana n'imyaka irenga 50 na 60. Yego. Abantu benshi batanga ubuhamya amaze imyaka 30, 40 abantu n'ubwandu bw'agakoko ka sida. Ikibazo dusigaranye uyu munsi ni inyito duha abantu banduye, rimwe na rimwe nta n'uruhare babigizemo. Ugasanga umuntu nibaranduye virusi itera sida turamufata nka ruvumwa, ni indaya, niki. Ibyo ngibyo bikaba byo bimukomeretsa nawe ubwo agasanga niwe ushaka kwikura muri sosiyete. Yego. Ariko ubundi ni abantu nk'abandi bafite uruhare rukomeye mu gutanga umusaruro muri iki gihugu cyacu. Kuko iyo afashe imiti neza akiyitaho, akifata neza, akagira isuku, akarya neza, agakora siporo, abana na virusi itera sida agasaza nk'uko n'abandi bantu basaza mu buzima busanzwe. Yego. Muganga, sinzi nimba hari ikindi kintu wenda dushobora kurenzaho, ariko ndagira ngo dusoze. Ndiza neza ubwo tuzagukena tuzongera kukubona. Mwakoze cyane, mwakoze, nanjye nongeye kubashimira. Mu gusoza rero nasoza nongera gushishikariza urubyiruko rwacu, kuko nirwo Rwanda rw'ejo, kongera kumenya ko sida irahari. Inzira yanduriramo zirahari, ziravugwa ku maradiyo, ku mateleviziyo, ndetse n'iyi televiziyo Ijabo rye. Yego, ni Ijabo rye. Irahari, ku buryo twiyemeje gukomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye, ndetse tukaba tunabashishikariza kuzajya batangaho ibibazo kugira ngo batasobanukiwe twongere tubasobanurire byimazeyo, ariko bamenye yuko ubu dushaka igihugu kitarimo sida, dushaka igihugu kirimo urubyiruko ruharanira iterambere kandi rufite ubuzima bwiza. Yego, nibyo ikiganiro kiraza guca no kuri YouTube, baze kugira gutya rwose bandika muri comment bavuga ati dusobanukiwe neza muganga muzamugarure. Nge nitwa Paul Misiga, twaganiraga nande. Yego, reka tugushimire cyane. Yego.